nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukuri ikibiganiro kuri Garagara Gospel. Imana y'amahoro ya ibeze rwose kandi ibahe umugisha. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Yankubaza ikibazo ngo none iki waba urutisha, akubwira nti rero nta kindi. Ubuzima rero bw'intekerezo ndetse no kugira ubuzima bwiza bishingiye kuri Yehova cyangwa se ku Uwiteka Imana, nta handi. Rero iyo tumwiringiye tuba dufite ibyimbo byimbitse yuko turi kumwe nawe kandi ko dufite ubuzima buzira umuze. Ariko ni n'ingenzi kwita ku by'ibanze birimo kugira isuku, kugira amagara mazima, kwita ku magara yacu ndetse no kugendera ku mahame mbwizwamuco y'icyo Bibiliya itubwira, kuko buriya bidukumira mu bibazo byinshi bishobora kwangiza ubuzima. Urabona ko uko isi igenda yihuta mu iterambere ry'ubwenge bukorana, artificial intelligence, iterambere mu byerekeye ubukungu, iterambere mu byerekeye uko abantu barya, ibintu byarahindutse cyane. Abantu basigaye barahindutse. Buriya umuntu ujya kumubona yari afite ibiro nka 50, mwahura ugasanga afite ibiro 80. Ntabwo biriya ari uburyo bw'ubuzima bwiza. Burya umuntu afite uburyo abyibuhamo nuko yongera ibiro, ariko uzajya kubona abantu bafite ibiro bibaruta cyane, ugasanga umuntu nyine arabyibushye ku buryo buri bizarre. Nabyo rero ni ibintu biteye ubwoba, ariko uko biri kose ubuzima tugomba kubugendamo neza. Uyu munsi tuje kuvuga ku ngingo ikomeye cyane ariko inateye ubwoba, iyi no kugenda izamuka cyane muri ino minsi. Usanga rero abantu barimo baragenda bayiganiraho, ariko hari ikindi kintu Satani arimo arashyiramo. Naje gusoma igitabo cy'umugabo witwa Yuval Noah Harari cyitwa Homo Deus. Homo Deus avuga ko hari imyizerere mishya igiye kuza yitwa Dataism ishingiye kuri tekinoloji, ariko si cyo uyu munsi tugiye kuvuga. Ahubwo ikintu gihari ni uko abantu bari kugenda bemera ibintu byerekeranye n'imyuka mibi, imico, abazimu ndetse n'ibindi bintu biteye ubwoba, bakemera ko bibaho ndetse bagatangira kuvugana nabyo. Ujya wumva nk'abahanzi cyangwa abakinnyi ba filime n'abandi bantu bashaka kuba ibyamamare, ngo hari igihe ngo bashaka nk'imbaraga ahandi hantu ngo bazita juju. Abajya muri Nigeria, ngo abajya muri Tanzania, ngo abajya muri Congo, ngo abajya nyine bya bihugu ngo bumva ngo ko biteye imbere mu byerekeye ngo gukoresha imbaraga za juju cyangwa se imbaraga zidasanzwe. Hari imiterere y'uko ibintu biri kugenda bikura, by'umwihariko dushobora no kubihera ku miterere y'uko abantu bagenda begera cyangwa bemera ibyerekeye gukorana n'imyuka mibi. Mu gihugu nka Haiti hari ukuntu ibyo bintu bifite n'itorero abantu baba basengeramo, ariko hari n'ibindi bintu abantu benshi bakunze kuvuga. Ujya wumva abantu bari kuvuga ngo ibintu byerekeranye ngo n'aba Freemason, ngo abantu bavuga ngo ibintu byerekeranye na Illuminati. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese imyuka y'abapfuye ishobora kudufasha? Twavugana nayo? Ese hari ibyo yadukorera? Ese koko ibaho? Ese abapfuye koko bashobora kuvugana natwe? Ni hehe ubundi ubuzima bwacu cyangwa umwuka wacu urangira iyo upfuye? Nyine iyo birangiye ko dupfuye. Hari igitabo kimwe nigeze gusoma cyari kiri gufite na documentary, byavugaga iby'umwana cyangwa umuntu wapfuye ngo amara iminota 11 mu ijuru. Ariko ni ibyitwa near death experience. Ni bwa buryo umuntu apfa bikagaragara ko kwa muganga bashobora kwerekana ko yamaze gupfa, umwuka ntugisohoka n'umutima baragaragara ko hahagaze, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo umuntu apfuye ubundi hari ibikorwa cyangwa se hari ibintu by'ibanze bindi biba bitari byarangira gupfa. Kwa kundi ushobora gukora ku muntu ukumva umwuka ntagihumeka, ukumva n'umutima usa nk'utagitera, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibikorwa bigikora, nyuma akaza kuzanzamuka agazuka cyangwa se akagaruka. Nibyo bita near death experience. Bakunze kuvuga ko ari ibintu babibona hirya, bakabona indi si itandukanye niyo twari twarabonye cyangwa se dusanzwe twituzi. Si ibyo ndibwibandeho none, ahubwo icyo ngiye kwibandaho cyane, ese koko abadayimoni babaho? Ni bantu ki? Baba mu yihe si? Dushobora kuvugana n'abapfuye? Ese byagenda gute? Nuko turabihera ku nkuru nyinshi zivugwa muri Afurika ndetse no muri Amerika Latine ndetse n'abanyaburayi. Kubera kera ibintu by'ubupfumu byabayeho, ndetse no muri Bibiliya babivugaho ibintu byinshi bijyanye n'ubupfumu. Reka nze gusabe kugira ngo tuze kubana dusobanukirwe neza icyo Imana itubwira cy'ukuri gishingiye ku cyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'imyuka y'abapfuye. Ese abadayimoni ndetse n'uburyo dushobora ngo gukorana nabo, ese ni ukuri? Ibyo bintu byose turaza kubicukumbura. Hari abantu bavuga bati se koko ntibabaho, ariko tukabona nk'ahantu muri Bibiliya ukuntu Sawuli yaganiye na Samweli kandi ari umushitsi cyangwa se umuntu w'umushitsi cyangwa se ukoresha iby'imyuka wari wamushikiye uwo muntu akamuzana. Ikindi se warenze ngo yize ibintu bimwe na bimwe bigenda bibaho, kumva umuntu arakubwira ati iki giti kiri hariya, nta muntu ujya ugitema, iyo ugitemye kikugendera nabi. Cyangwa umuntu akakubwira turiya muntu arakwereka mu biganza by'urugenda ukabirambura akagusoma kandi akakubwira ibintu bizakubaho kandi kuko bikabaho.
ibyo nta nubwo birenze ibyo dusigaye twumva hirya no hino by'abapasiteri bajya gushaka imbaraga zidasanzwe mu yandi matorero cyangwa ku wundi ngo mu bishop ukomeye cyane akamuha izo mbaraga ngo zazajya zituma gukora ibintu bidasanzwe. Ibi byose nibyo tugiye gukombina no turebe mu by'ukuri se iyo myuka y'abapfuye iba hehe. Turatangira ku nkuru ntoya. Niyo umugore uvuka muri Sierra Leone witwa Dawuda aravuga ati nabyurukiye mu murenge muto wo mu majyaruguru y'intara. Uwo ni Dawuda ukomoka muri Sierra Leone. Ateruye inkuru ye yaravuze ati igihe kimwe ubwo nari nkiri umwana havutse impaka hagati y'umuryango wanjye n'undi muryango, yombi ikaba yarapfaga isambu. Buri umuryango wavuga ko iyo sambu ari iyawo. Kugira ngo impaka zishobore kuba zahoshwa cyangwa se bazihagarike bitabaje umupfumu. Ngo uwo mupfumu yagize atya azana undi mugabo amuha indorerwamo maze amwambika umwenda w'umweru cyane. Ngo byari inkuru isa nk'iteye ubwoba kuko wa mupfumu yazanye uwo muntu aramuzana amuha indorerwamo arangije ngo amwambike umwenda w'umweru. Ako kanya uwo mugabo wari wambaye umwenda w'umweru yatangiye guhinda umushyitsi no kubira ibyuya byinshi. Ubwo yarebaga mu ndorerwamo rero wa mugabo wari wambaye umwenda w'umweru yariyamiriye ati ndabona umusaza uza nsatira, yambaye imyenda y'umweru, ni muremure kandi arashaje cyane. Yarababwiye ati ndabona afite n'imvi, aragenda ahutera cyangwa se ahungetwa asa nk'uri kugenda agiye kugwa, bisa naho yari umusaza ukuze cyane. Dawudi akomeza atubwira rero inkuru ye ngo uwo yavugaga yari sogokuru. Ubwo abantu bose ngo bahise babimenya maze batera hejuru. Arangije noneho wa mugabo nawe ngo atera hejuru cyane ati kandi ndi kumubona, niba mushidikanya nimuze mumurebe. Nuko ngo bose bagize ubwoba nta n'umwe watinyutse kujya kureba. Ngo uwo mupfumu yaje kumucururutsa amumishaho imiti myinshi y'ubupfumu y'ibyatsi bivugutiye mu mazi, ngo iyo yari afite mu ruho mu kintu yari yitwaje. Ngo sogokuru yaraje, ngo ikintu gitangaje yavugiye muri ya ndorerwamo maze ngo avuga ko isambu yari y'umuryango wacu, kandi yavuze ko nyogokuru agomba kuyihinga nta mpungenge. Ngo uwo muryango wundi wahise ubyemera ndetse utanga iyo sambu nta kugira izindi mpaka ziyongeyeho. Ibi ni ibintu ngo bisanzwe bizwi cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba ndetse rimwe na rimwe n'ibihugu bisa nk'ibyo muri Amerika Latine, ngaho abantu benshi bemera ko ngo bashobora kuvugana n'abantu babo bapfuye. Ngo amamiliyoni y'abantu benshi yizeriye imyizerere. None se koko abapfuye bakomeza kubaho? None niba atari byo cyangwa se badakomeza kubaho, abantu bavugana n'abantu bapfuye baba ari bande? Ese ubundi wa mugani kumenya ibisubizo by'ukuri by'icyo kibazo ni iby'ingenzi cyane. Ni ikihe kibazo giheranye n'urupfu cyangwa ubuzima gishingiye aha hantu? Nibyo tugiye kurebera hamwe rero mu ngingo iziguye cyane. Ese imyuka yabayeho ku isi irakomeza irahaba ndetse irahapfira? Mu mico imwe n'imwe y'imyizerere yo mu burasirazuba bw'isi, mu bihugu nk'Abayapani, Abashinwa se, ibihugu nka Mongolia ndetse n'ibindi bihugu, bemera ibyitwa inclination, ni ukubaho k'ubuzima kukongera kukaza kubaho mu kindi gihe. Muri Buddhism, Shinto, Confucius ndetse n'ibindi bavuga ko rwose bitubaho ubuzima budapfa ngo bwongera bukigarura. Tutagendeye kuri iyo ngingo, twe turibaza ngo ese imyuka ibaho ikaba ku isi ikapfira ikongera ikahaza? Imyuka se ibaho? Mu buturo bw'umwuka habamo imyuka myinshi wenda se imyiza ndetse n'ibibi. Ariko se koko imyuka iba hano ku iyi si yaraharemewe tuvugiye abantu ikongera igapfa ikazongera ikahaba? Reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Iyo umuntu apfuye ntashobora kujya mu isi y'imyuka nk'uko abantu benshi babyibwira. Ibyo tubizi dute? Ni ukubera ko ibyo ari byo Bibiliya ivuga. Bibiliya ni igitabo cy'ukuri gikomoka ku Mana yacu y'ukuri. Yehova Uwiteka niwe waremye abantu kandi azi neza ibibabaho nyuma y'uko bapfuye. By'umwihariko wareba muri Yeremiya igice cya 16 umurongo wa 21, cyangwa nanone wareba mu rwa mbere mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye Adamu, umuntu wa mbere, mu mukungugu wo hasi. Ni mu ntangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Imana yamushyize muri paradizo, ubusitani bwa Edeni. Iyo Adamu aza kumvira itegeko ry'Imana ntiyari kugomba gupfa. Abakiriho
ku isi na n'ubu. Ariko igihe Adamu yihitiragamo kwica itegeko ry'Imana ku bushake, Imana yaramubwiye iti uzasubira mu butaka kuko ariho wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimwo uzasubira. Ibi bigaragara mu Itangiriro igice cya 3:19. Ibyo bishatse kuvuga iki none? None se mbere y'uko Imana irema Adamu imuvanye mu mukungugu, Adamu hari aho yari ari? None se mbere y'uko Adamu ava mu mukungugu yari hehe? Mu buryo buziguye wakumva ntaho. Ntabwo yari ari mu myuka yo mu ijuru cyangwa se afite ahandi hantu mbere y'uko avuka. Yabagaho muri make. Ubwo rero igihe Imana ibwira Adamu ko azasubira mu mukungugu, yashakaga kuvuga ko Adamu yagombaga gupfa. Ubwo ni ugusubira ahandi hantu ho mu buryo runaka twe tudasobanukiwe. Ntabwo yari kwimukira mu buturo bw'imyuka. Igihe Adamu yapfaga yongeye kutagira ubuzima, aribyo bita kutabaho. Urupfu ni ukutabaho k'ubuzima. Ubwo ahangaha rero dushobora kubyumva neza, Adamu yavuye mu mukungugu hanyuma awusubiramo. Bishatse kumvikana ko umuntu wavuye mu mukungugu iyo yongeye kuwusubiramo aba asubiye muri bya byimbo bindi yabayeho mbere. Ni ukuvuga ko ibijyanye n'ubushobozi bw'imitekerereze cyangwa bw'ibikorwa bye byose bisubira mu biganza by'Imana. Ntabwo iyo myuka rero ikomeza kuzunguruka hasi. None se bimeze bite ku bandi bagiye bapfa? Nabo ntibakiriho? Dore uko Bibiliya ibisubiza. Byose abantu n'inyamaswa bijya hamwe, byavuye mu mukungugu kandi byose bizawusubiramo. Aho ngaho ni mu Mubwiriza igice cya 3:20. Abapfuye ntacyo bakizi. Mubwiriza igice cya 9:5. Iri somo naryo rishobora gushimangira ukuri kuko abapfuye badasobanukiwe n'imimerere barimo, kuko bari mu biganza by'Imana. Muri make barazimye. Rero ntabwo umwuka wabo wakomeza kuzunguruka hirya no hino ngo ugire icyo ufasha abantu. Ariko nanone turibaza ikibazo, kuki hari abantu bamwe na bamwe bafashwa n'abantu bapfuye kandi bakaza muri ya sura? Nicyo kibazo cy'ingenzi tugiye kuvuga. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize. Umubwiriza igice cya 9:6. Kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Kuko ikuzimu, hari ikindi kintu kije. Abantu bajya bavuga ko bajya ikuzimu ngo kandi ari ahantu h'ibitekerezo ngo zuhazwe. Hari n'abavuga ngo bajya gushaka amafaranga ikuzimu. Aha naho reka tuhatekereze. Niba ikuzimu ari ahantu, kuki batubwiye ko ikuzimu nta bitekerezo nta n'imigambi ihari? Bisa naho muri Bibiliya berekana ko kuzimu ari ukurangira k'ubuzima cyangwa se ahantu tuza cyangwa tujya ho kuzima. Ukuzimu n'ubundi ni ukuzima, ni urumuri rwari ruri kwaka ariko rugeze aho rurazima. Ariko se nanone mu kuzima k'urumuri havamo urundi rumuri ruza gufasha abandi rukamurika? Ntibishoboka. Kuko ikuzimu aho ujya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Uko niko Salomo yabivuze. Umuntu asubira mu butaka ubwe. Ubwo ngubwo iyo umuntu asubiye mu butaka iyi migambi ye irashira. Dawidi yarabyanditse muri Zaburi 146:4. Mbese byaba bikomereye kwemera iyi mirongo y'ibyanditswe niba hari ibindi bitekerezo byo mu miryango cyangwa ibindi bintu waba warabonye? Reka turebere hamwe ubundi iyo umuntu apfuye ajya he koko nyirizina. Turacyashingira kuko Bibiliya itubwira. Ubundi rimwe na rimwe iyo umuntu apfuye, uzi ko abagize umuryango cyane cyane nk'abagabo cyangwa abandi bantu bari bafite agaciro umuryango, nibo baba bawitaho kandi bawugenera ibisabwa byose kugira ngo umuryango witabweho. Cyane cyane nk'abantu b'igitsina gabo iyo bapfuye biragora cyane, ugasanga imiryango yabo igiye mu bukene, mu madeni ndetse n'ibindi. Hari n'abandi bantu bapfa bari bafite ibintu by'ingenzi bagomba kwitaho, ugasanga birangiritse. Koko burya buri twese duhora twandikiye urupfu kandi burya ruratubabaza. Uko biri kose nta muntu urukunda. Ariko none reka turebere hamwe. Niba abantu bajya aho hantu hashobora kuba hariho imyuka bashobora kuganira n'abantu babo, kuki abantu badakora imigambi ihoraho yo kuza gufasha abagize umuryango wabo? Kuki se nanone rimwe na rimwe ahubwo usanga ibintu bigenze nabi nyuma yo gupfa kwabo kandi bari abantu bakunda imiryango yabo bashobora kuyifasha? Hari n'abashobora kuza kubakiza abanzi babo. By'umwihariko tuvuge nk'umugabo upfuye, akenshi umuryango we
ushobora gusigara mu bukene ndetse n'ibindi. Kuki si uwo mugabo aramutse ari mu isi y'imyuka, ni kuki atakomeza kwita ku muryango we? Ni kuki atarinda umuryango we abagizi ba nabi? Ni ukubera ko ibyanditswe bivuga ko umuntu nta buzima agifite, ntashobora gukora, byose biba birangiye. Muri Zaburi y'ijana na 15 umurongo wa 17. Mbese ibyo bishaka kuvuga ko abapfuye batazongera kubaho cyakora? Icyo nacyo twakibaza. Niba byaragenze bityo, abapfuye ntibazongera kubaho? Oya, siko Bibiliya yigisha. Oya rwose siko biri. Hirya y'ibyo, Bibiliya yigisha ibyerekeye umuzuko, ariko noneho ibi birashaka kuvuga ko abapfuye batamenya ibyo ukora cyangwa ngo bagire icyo bagufashaho uretse wa munsi w'umuzuko nk'uko wateganyije Bibiliya ibivuga. Ahangaha ni naho hari ikindi kintu gikomeye cyane. Adamu aremwa yavuye mu mukungugu, mu busobanuro bw'ahantu hatazwi. Abantu benshi bajya batekereza yuko nimba koko abo bazimu batariho n'umuzuko utazabaho, kuko bisa nkaho umuntu aba azimye burundu. Abemera inclination cyangwa gukomeza kubaho k'ubuzima cyangwa se imyuka ikomeza kubana n'abantu, bashobora guhakito bakavuga ko niba koko umuntu apfa akazima, bishatse kuvuga ko na nyuma yaho atazongera kuzuka. Ariko reka nze nkubaze ikibazo. Umwigisha umwe ukomeye cyane yigeje kwigisha icyigisho gikomeye kiramfasha. Yaravuze ngo kuzuka biroroshye kurusha kuvuka. Kuzuka biroroshye kurusha kuvuka. Iki kintu yaragisobanuye nanjye ndacyumva. Nawe ushobora kumva kuzuka bizaba bikomeye kurusha kuvuka, ukavuga uti se kuzuka umuntu wabaye mu gituro agashenguka kuriya, kuko iyo umuntu apfuye nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa bibiri uruhu ruba rutangiye kumuvaho. Nyuma y'ibyumweru 3 kugera ku mezi 3 uruhu ruba rwaramaze kumuvaho mu buryo bugaragara rwose, ndetse nyuma y'umwaka ibice byose bigize umubiri n'inyama zigiye zibihuje akenshi biba byaratandukanye uretse amagufa akomeye niyo bakiriho. Akenshi rero iyo birangiye nyuma y'imyaka n'ibinyejana n'amagufa arangirika pe, ibintu bikarangira. None se uwo muntu wabaye utyo yakongera gusubira mu buzima? Icyo gitekerezo gishimangirwa n'ibi bintu. Umuntu wabaye utyo yasubira mu buzima kuko afite fotokopi. Ushobora kubona ifoto ye. Tekereza abantu bapfuye mu myaka ya kera twiga mu mateka, mu mwaka w'200, mu mwaka w'1000 se cyangwa mbere yaho, nk'abahanga benshi muba mubona amafoto yabo. None se kuki ayo mafoto ariho? Nuko we byibura yabayeho ku isi afite fotokopi. Imana ishobora byose n'imbaraga idasanzwe tutashobora gushyikira yagarura wa muntu, kandi nibyo byoroshye kuko yigeze kubaho, fotokopi irahari. Igitandukanye rero nuko umuntu uvuka we nta fotokopi yigera ibibaho. Urumva, umugabo n'umugore niba bahuye ntago dusobanukirwa ikizavamo. Niba ari umuhungu cyangwa umukobwa nabyo bimenyekana nyuma yaho. Ikirenzaho imiterere n'imisusire yabo ntishobora guhinduka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibyo byose nubwo tekinoloji yagiye imbere ishobora kubihindura, ariko hari ibintu byinshi itageraho. Byumvikana ko umuntu wapfuye kuzuka bizoroha cyane niba ushobora kubona ifoto ye ndetse n'ibindi runaka. Hari igice cyerekeye ikoranabuhanga cyitwa VR, virtual reality. Mu minsi ishize mu Buyapani bigeze guhuza umubyeyi wapfuye n'umwana we. Byari ibintu byakozwe bute? Ni uburyo bwa mudasobwa bwo guhuza amashusho asanzwe y'umwana wabayeho bakayahuza n'imigirire ye n'ijwi rye. Nuko barangije bambika umubyeyi amarinete ashobora gutuma amera nk'uganira na wa mwana. Amashusho bari bakoze yo mu buryo bwa 3D cyangwa se yihinduranya asa nk'amadese anime cyangwa ukungu kubona amafoto, amavideo cyangwa barema amafilime y'amatente cyangwa se ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorana artificial intelligence rishobora kugukoresha ibintu utigeze ukora. Niryo ryakoreshejwe maze wa mubyeyi atangira kuganira na wa mwana we utari wari warapfuye utarukiriho. Ibi birumvikanisha niba abahanga bashobora gukora ibintu bisa nk'ukuri, iyo byibura ufite kopi, ibintu byinshi birashoboka. Icyo nicyo nashaka kwereka ko abantu bapfuye kuzazuka bizabyumvikana kurusha ahubwo kuvuka k'umuntu, nubwo tubibona nk'ibintu bisa nk'ibyoroshye, kandi burya birakomeye cyane. Reka dukomeze ku ngingo yacu. Mbese ibyo bishatse kuvuga ko abapfuye batazongera kubaho koko? Oya, ibyo tubonye nuko Bibiliya yemeza ko bazabaho. Ariko hari ikindi kintu tukibaza. None se ubwo abapfuye niba badashobora kudufasha, nanone kuki hari abantu benshi bakomeza gufashwa nabo mu buryo bugaragara kandi yakubwira inkuru kumva urayumvise?
urugero ku nkuru twahereyeho y'uwitwa Dawuda, baganiye n'umusaza sekuru wabo abahesha isambu, kandi mu buryo bw'igitangaza bafashijwemo n'umupfumu. Ibyo rwose birashoboka kandi byahozeho. Ariko se none umubwiriza igice cya 4 umurongo wa 4 ndetse n'ahandi ko bavuga ko abantu bapfuye badashobora kudufasha ndetse no kubana natwe, aho nabwo ushobora kugira amakenga. Ariko hari ikintu cy'ingenzi tugiye kurebera hamwe. Pawulo niwe wavuze ngo ntabwo dukirana n'abantu bafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Birumvikana ko kuri iyi si ntitugomba kumva ko ari twe biremwa biriho byenyine kandi bifite ububasha bwisumbuye. Hari ibindi biremwa bifite ububasha bwisumbuye, bya bindi dutsindisha ijambo ry'Imana, ijambo rya Yehova n'ijambo ry'ukuri ry'Uwiteka ryonyine. Bibiri tubwira ko hari imyuka myinshi ifite kamere. Iyo kamere ni imyuka yabayeho. Habayeho igihe mu isanzure, nyuma haje kurema ibindi biremwa bifite ubushobozi n'ubwenge birenze iby'abantu. Ibyo biremwa byari abamarayika. Mu iyerekwa umugaragu w'Imana Daniyeli yabonye abamarayika benshi batabarika, muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 10, ndetse no mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 7. Abo bamarayika baremwe n'Imana mbere y'uko isi naremwa. Muri yo igice cya 38 umurongo wa 4 n'uwa 7, nta n'umwe muri bo waba ari umuntu wigeze kubaho ku isi hanyuma agapfa. Aba bantu bariho cyangwa se abamarayika ni ibiremwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Ikirenzaho, ibi biremwa bidapfa bimaze igihe kirekire byo bibona umuntu umara imyaka mikeya ukabona nk'ari nk'ibintu bisa nk'ibyoroshye. Nk'urugero, kubaho kw'abantu kwagiye guhinduka ndetse kuba kugufi cyane, guhera ku muntu wabayeho imyaka myinshi nka Metusela wabayeho imyaka igera kuri 969, ukagera ku muntu w'iki gihe ushobora kubaho imyaka myinshi, ashobora kugira imyaka 80-90 ijana. Birumvikana ko kubaho kwacu kwagabanutse. Biranashoboka ko hari ko mu gihe kizaza imyaka 50 yaba ariyo myaka myinshi mu gihe kizaza, kubera ko abantu bagenda barushaho kugenda batsinyagara mu byerekeye ubuzima ndetse n'ibindi. Abahanga bavuga ko mu gihe kizaza bongera uburyo bwo kuzabaho, ndetse ngo umuntu akaba ashobora kubaho mu gice kimwe ari umuntu, ikindi nacyo ari robo. Ariko birumvikanisha ko nabwo ari ugutuba umuntu, bishobora kuzatuma ahubwo abantu basindagara. Rero ibiremwa by'umwuka byabayeho mu myaka yashize, nabwo byariho. Ariko by'umwihariko mureka turebere hamwe ikintu kidasanzwe cyabaye mu ijuru mu myaka ya kera cyane y'ibinyejana byacu, mbere yuko n'umuntu aremwa cyangwa se mu gihe kiremwa. Noneho dusobanukirwe ukuri mpamo kw'ibyabaye, gushobora kuba ari nako kito k'ibiri kuba ubu munsi abantu badasobanukiwe. Ibiremwa by'umwuka Imana yaremye byari byiza. Hanyuma umumarayika umwe yaje kuba mubi. Uwo ni Satani, umwanzi. Yashakaga ko hano ku isi bamusenga. Uyu nguyu ntiyishimiye kuhuza n'abandi. Batubwira ko mu byahishuwe ngo mu ijuru haba intambara. Ubwo rero ngo marayika Gaburiyeli ahagurukira kurwana intambara, nuko arwana cya kiyoka kiza hano mu isi. Batubwira ko ijuru rigomba kunezerwa, ariko isi yari ibonye ishyano. Mu busitani bwa Edeni harimo ibiti byinshi byera imbuto zishimishije. Imana yari yarahaye Adamu na Eva, maze umugore wa Adamu witwaga Eva yashoboraga kurya imbuto zo mu biti byose byarimo. Ariko muri ibyo biti hari kimwe Imana yari yarababwiye ko batagomba kurya, kuko cyarimo imbuto zimenyekanisha icyiza n'ikibi. Yarababwiye ko nibaramuka baziriye bazanapfa nta kabuza. Ibyo biboneka mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 9, ndetse no mu gice cya 16 umurongo wa 17. Umunsi umwe ubwo Eva yari wenyine, inzoka yaramuvugishije. Birumvikana ko atari inzoka yavugaga koko, ahubwo yari Satani, umwe muri ba marayika babi, umwanzi. Niwe watumaga inzoka isa nkaho irimo ivuga. Kuva na kera rero Satani ashobora gukoresha ibiremwa bindi cyangwa mu buryo bumwe bundi akaza yiyoberanyije, agatuma ibintu bitavuga bivuga. Satani yabwiye Eva ko naramuka ari iyi mbuto babujijwe yari kugira ubwenge nk'ubw'Imana. Yaramubwiye ati gupfaho nimuzapfa. Ikintu cya mbere gitandukanye nuko Satani atwereka igitandukanye n'Imana yavuze. Niba Imana yaravuze ko ubwo iyo umuntu apfuye biba birangiye, ategerejwe guhamagarwa k'umuzuko, Satani wakwereka ko iyo pfuye biba bitarangiye, hari izindi mbaraga zikomeza kubaho. Ibyo bitekerezo rero byakomeje kuzamuka.
yanabwiye ko batazigera bapfa, ahubwo ngo bagiye ngo kugira ubushobozi bumeze nk'ubw'Imana nibaramuka bariye kuri iyo mbuto. Nyuma yaho yahaye Adamu, ubwo Eva amaze kurya kuri rwa rubuto, Satani amaze kumwoshya, yahaye Adamu nawe arazirya. Ibi biboneka mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Iyo twigira muri iyi nkuru ni uko Satani ari ikigomeke kandi akaba n'umubeshyi. Yabwiye Eva ko nasuzugura Imana atazapfa. Icyo cyari ikinyoma, ariko we ari na Adamu bombi barapfuye. Yaba Eva ndetse na Adamu barapfuye, kandi Satani baramureka, baramusiga, kuko n'ubu aracyariho. Satani we ntapfa. Kuva yava mu ijuru mu ntangiriro y'ibinyejana byashize, aho mu ijuru habaye intambara, Mikayeli Yesu Kristo wazutse n'abamarayika be beza batabarira kurwanya cya kiyoka Satani. Icyo kiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo babi, ntibaba bakibasha kuba mu ijuru, ahabo ntihaba hakibonetse. Cya kiyoka kinini kiracibwa, nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Nicyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi n'abamarayika bacyo babi bajugunywa nacyo. Ingaruka yabo ni iyihe rero? Ingaruka yabo irakomeza igira iti: nuko rero wajuruwe, wa namwe barimo nimwishime. Abamarayika beza bashobora kwishimira kubera ko Satani n'abamarayika babi ari bo myuka mibi yari ivuye mu ijuru. Ariko se bite ku batuye isi? Bibiliya igira iti: naho wowe wasiwe, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Biboneka mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7, wa 9 n'uwa 12. Nibyo koko Satani na bagenzi be babi bayobya abatuye isi kandi bakanabateza ibyago byinshi. Abo bamanukiye isi, abo rero bitwa abadayimoni. Aba rero bafite umurimo udasanzwe, ari wo murimo ukomeye cyane yazanye hano ku isi. Turacyasobanukirwa n'ukuri k'uwo murimo wa Satani ndetse n'uburyo ashuka abantu. Abadayimoni cyangwa abamarayika babi ba Satani ni abicanyi, batwica buhoro buhoro rusorongo. Ni nabo bari gutera ibibazo bitandukanye muri iyi si ya none y'imyizere idatandukanye, aho usanga abantu bajyayo bakabatwara ingamira n'ibitekerezo byabo. Abenshi batekereza ko ari inzira nziza yo kubona ubutunzi no kubaho neza, bakiroherera muri iyo myuka mibi, ariko uzareba amaherezo yabo aba mabi. Akenshi uzumva ngo bajya muri Illuminati, uzumva bajya ngo mu kuraguza no gushaka izindi mbaraga zidasanzwe. Uko birangira nabi, kuko Satani atangira kwereka ko ibintu ari byiza, nyuma bikagorana cyane. Satani n'abadayimoni be bakomeje kuba ababisha kandi babangamira ubuzima bw'abantu. Mu bihe bya kera, Satani yatsembye umutungo w'abagaragu b'indahemuka harimo nka Yobu. Yarongeye yica abana 10 ba Yobu, abateje inkubi y'umuyaga, asenya inzu barimo. Nyuma y'igihe runaka, Satani yateje n'ibishyute binini cyane kuri Yobu. Ariko nk'uko biboneka muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 7, igice cya 19 umurongo wa 2 n'uwa 7, mu gihe Yesu yazaga hano ku isi, we yagaragaje ugukomera kwe ndetse agaragaza n'urukundo rwe rutarondoreka rwo gufasha abantu. Muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 32 ndetse n'igice cya 33 umurongo wa 12, umurongo wa 32 n'uwa 33, ndetse na Matayo igice cya 12 umurongo wa 22. By'umwihariko yakijije abantu, by'umwihariko nk'umuhungu wari warayinjiyemo n'abadayimoni bamutura hasi muri Luka igice cya 9 umurongo wa 42. Si nibyo gusa, yafashije abantu benshi abakuramo abadayimoni kandi yirukana abadayimoni. Kimwe mu bintu bikomeye cyane rero by'iki kinyejana ni uko abadayimoni bakomeje kubuza abantu ubuzima, bakomeje kubateza imyigaragambyo byo mu buryo bw'ibitekerezo. Abantu bakumva ko badatuje, bakarushaho gusa nk'aberekera ibitekerezo byabo bakabishyira kuri Satani. Ariko koko mu by'ukuri ni ukuhe kuri mpamo kw'ibiba mu gihe tuba tudasobanukiwe n'iby'imyuka, ndetse twemera ukuza n'iyo myuka abantu benshi badasobanukiwe? Ugendeye ku bijya ubona hano hirya no hino ku isi, uko isi ndi yateye imbere, uko abantu bakwiye kuba bishimye, ndetse n'uko abantu bababaye ahubwo basa nkaho badafite amahoro, ibi bishobora kubikwereka. Ikindi, uzumva abandi bakorera n'imyuka yabyo, ndetse rimwe na rimwe bumva ko bibaha ibibateza imbere, bakaba abantu b'ibirangire ndetse n'ibindi, hari ingaruka zibibaho bibi kuri bo. Ibyo rero bituma tubibona, bitugaragariza ko Satani abateza
ibyorezo by'indwara, gupfa nabi, ubwihebe, kwiyahura, ndetse akabateza n'inzozi mbi. Buri joro ugasanga bafite ibitotsi bishikagurika, ndetse bafite ubwoba, ndetse bakaba baratwawe n'ingeso zitandukanye nk'iz'ubusambanyi, kwica, uburiganya, ndetse n'ibindi bibi bituma nanone rimwe na rimwe nabo batibishyikira. Abandi babatesha umutwe bakabatera kwicana cyangwa kwiyahura ubwabo. Lantina atuye muri Suriname. Suriname ni igihugu kiri muri Amerika y'Amajyepfo, hafi y'ibigwa bya Dominikani, hafi hariya ni munsi gatoya urenze za Mexique, muri ibyo bice by'ibihugu biri muri ako gace. Uyu Lantina rero utuye muri Suriname avuga ko abadayimoni cyangwa se imyuka mibi yishe abantu 16 bo mu muryango we, imuteza uburwayi bw'umubiri n'ubwo mu mutwe mu gihe cy'imyaka 18 yose. Ahereye ku byo yiboneye mbere, we avuga ko abadayimoni bishimira kumunga abo bibasiye kugeza aho bibaviriyemo umwuka cyangwa se bibaviriyemo gupfa bakashyiramo umwuka. Icyakora Imana by'umwihariko mu Migani igice cya 18 umurongo wa 10 atwereka ko Imana itwitaho. Muri iki gihe abadayimoni batera abantu bamwe kuba babi, abandi bakababuza ibitotsi nijoro, bababuza amahoro. Ariko igihe ari cyo ni uko iyo turi kumwe n'ubwishingizi bw'Imana ibyo byose tubirokoka. Hari ikibazo gikomeye cyane rero twavuze, ari nako kito k'iki kiganiro. Abadayimoni kuki bakomeza kubeshya abantu, ndetse kuki hari iturufu ikomeye cyane bavuga ko abantu bakomeza kubaho. Bibiliya ivuga ko Satani ayobya abari mu isi bose. Ibyahishuwe igice cya 12:9. Satani n'abadayimoni be ntibishimira ko twizera Imana ndetse n'izina ryayo ndetse n'ibyivuga, by'umwihariko igitabo cyayo Bibiliya. Bagerageza kwizeza abantu ko abapfuye bariho, ko bibera mu buturo bw'imyuka. Reka turebe uko babyifatamo. Mbere yaho hari izindi nyigisho z'amatorero n'amadini menshi avuga ko abapfuye bakomeza kubaho. Wigeze wumva iby'imyizerere yitwa roho zo muri purgatori ndetse n'ibindi bintu, ushobora gusabira abantu bapfuye bakazatabaruka amahoro. Gusa igihe ari cyo cy'ukuri ni uko iyo umuntu apfuye kubaho kwe kuba kurangiye. Bisobanuye ko imigambi ye n'ibyo yakoze biba bimeze nk'ibishyizweho akadomo. Twabonye ko Imana irema umuntu wa mbere yamukuye mu mukungugu, imuhumekeramo umwuka, ahinduka ubugingo. Ubwo bugingo rero iyo busa nk'ubuzimye buba birangiye. Igisigaye ni ukubona ijambo rikuru riturutse ku Mana yo umuremyi gusa. Ariko abandi bo bavuga ko ngo rimwe na rimwe dushobora gufasha abandi, abakiriho bagafasha abandi bariho. Ibi ni nabyo byatangiye kuzanamo ibisa nko gusenga abandi bantu bagiye kabone nubwo bafite imico myiza, ariko Imana ntibyemera. Hari amadini y'ikinyoma menshi yigisha izi nyigisho ko umuntu wese ufite ubugingo bumuvamo iyo umubiri we upfuye, maze ngo bugakomeza kubaho mu mirere y'umwuka. Ayo madini avuga ko umubiri upfa ariko ngo ubugingo ntibupfe. Byongeye kandi yemeza ko ubugingo budashobora gupfa kuko bufite ukudapfa. Ibi twabihereye kuri bya bindi twabonye tumva. Hari abantu bemeza ko ngo ubugingo bugira ukudapfa, ngo ubwo budapfa, ndetse bakavuga ko ngo roho zo ngo zikomeza kuba ahantu, aribyo navugaga byo muri roho zo muri purgatori. Nyamara ijambo ry'Imana ryo siko rivuga. Bibiliya igaragaza ko ubugingo ari umuntu ubwe, ntabwo ari ikintu runaka kimubamo. Urugero, iyo Bibiliya ivuga iby'irema bya Adamu igira iti Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ni mu Itangiriro igice cya 2:7. Ubwo rero Adamu ntiyahawe ubugingo, ahubwo yabaye ubugingo. Byumvikana ko Adamu ubwe ari ubugingo. Igihe rero Adamu yari apfuye, bwa bugingo bwari buzimye, ubwo buvuyeho. Birumvikana ko umuntu ufite password, key cyangwa ubushobozi ari wa wundi wamuhaye ubugingo gusa. Hagati aho rero nta wundi muntu wagira uruhari rwo kongera gufata iyo myuka ngo yongere ikora kandi kazi. None se Imana yarema umuntu ikamuha ubugingo, nanone kubera ingaruka z'icyaha umuntu uko azima yakongera akazima, Imana ikongera igakoresha iyo myuka mu bundi buzima budasobanutse bufasha abandi? Oya. Iyo umuntu abayeho akongera agapfa, bisa nkaho aba ari umurabyo w'ikintu cyabayeho wongeye ukazima.
nta kindi kiri hagati y'ibyo byombi. Urugero, inyamaswa nazo zivugwaho ko ari ubugingo. Mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21 n'uwa 24 n'uwa 30, aho ngaho barabivuga. Inyamaswa, amafi n'ibisiga byose ni ubugingo. Birumvikana ko ubugingo rero busobanura kubaho. Kubaho nibwo bugingo. Ahubwo uzumve niyo bavuga ngo tuzaba mu buzima bw'iteka, baravuga ngo tuzaba mu bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ubuzima ni ubugingo. Ubwo rero ijambo ubugingo ryo muri Bibiliya risobanura ngo umuntu ubwe ntibyakagombye gutangaza ko ubugingo budashobora gupfa kandi ko bupfa koko. Ibyanditswe biragira biti ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubwo bishatse kuvuga ko umuntu ukora icyaha niwe uzapfa. Ubwo ubugingo mu buryo bumwe mu byerekeye iyobokamana ry'ukuri, ubugingo ni umuntu. Iyo rero umuntu apfuye n'ubugingo bwe buba bugiye. Ntabwo rero ubugingo bwe bisa nk'ikindi gice cy'umuntu gikomeza kuzerera kidafite aho kiba. Imana se yaba yaremye umuntu igatuma ubwo bugingo bwe butandukana n'umuntu, nuko umuntu agasigara gusa ubugingo bwe bukaba bwo busa nk'ubufite ahandi hantu buri? Ahubwo ikirenze ibyo kugira ngo ubyumve, Imana yita no ku bugingo ni nabwo bufite agaciro, cyangwa se niwe muntu, niyo key, niyo password kurenza n'umubiri ugaragara inyuma cyane, kuko umubiri mu buryo ubwo ari bwo bwose Imana ishobora kuwuforma cyangwa ikawuha undi mimerere y'ukuntu uwo mubiri waba usa, ariko ubugingo ubundi nibwo muntu. Bishatse kumvikana ko iyo umuntu apfuye aba azimye, ubwo bugingo bwe buba buzimiye. Nuko Samusoni aravuga ati reka ubugingo bwanjye bupfane n'Abafilisitiya. Samusoni n'Abisirayeli ba kera bari basobanukiwe ko ubugingo ari wo muntu. Iyo uzimye cyangwa upfuye biba birangiye bigasubira mu biganza by'uwakuremye, ugategereza wa munsi w'umuzuko cyangwa ijambo rye rya nyuma. Abacamanza igice cya 16 umurongo wa 30. Mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa akora nabi, gukiza cyangwa kwica ubugingo? Urumva ko ngabo bari kubaza, babazaga niba umuntu ashobora gukiza cyangwa kwica ubugingo. Ubugingo bari bazi ko ari umuntu rero, ntago bari bavuze umwuka. Mariko igice cya 3 umurongo wa 4. Indi mirongo ya Bibiliya igaragaza ko ubugingo bushobora kurimburwa. Mu ntangiriro igice cya 17 umurongo wa 14. Kwicwa inkota. Yosuwa igice cya 10 umurongo wa 33 umurongo wa 37. Kwiyahura. Yobu igice cya 7 umurongo wa 17. Yobu igice cya 7 umurongo wa 15. No gutwikirwa n'amazi. Muri Yona igice cya 2 umurongo wa 5. Ubwo ubugingo buba burangiye. Ubwo rero ubugingo burapfa. Umuntu n'ubugingo buzima, ariko iyo apfuye ubwo bugingo buba bupfuye. Bishatse kuvuga ko ubugingo busigaranye Imana yamuremye. Nta handi rero ubugingo bukomeza kuba. Iyo usomye Bibiliya kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo, nta hantu na hamwe wabona aya magambo ngo ubugingo budashobora gupfa. Ibyo ni imyizerere mishya mibi ya Satani yazanye mu bantu, igaragaza ko ubugingo budapfa, dusa nkaho turi mu buryo busa nk'ububiri. Uyu mubiri ugaragara abantu baba babona ngo bapfuye, ariko ubugingo bugakomeza kubaho. Ubugingo bwa kimuntu ntabwo ari umwuka. Inyigisho yo kudapfa k'ubugingo ntabwo ari iya Bibiliya, ni inyigisho ya Satani n'abadayimoni be. Imana yanga urunuka ibinyoma byose bya kidini. Mu Migani igice cya 6 umurongo wa 16 arabidusobanurira, n'urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Bigaragaza ko ubugingo budafite k'ubugingo iyo bupfuye buba bupfuye. None ibi bihuriye he na none n'ibyo abapfumu bakora byo kugarura abantu bapfuye bakongera kubaho? Ese ibi bintu bijyanye n'imyuka kandi koko nabyo ko bikora? Mu nkuru twahereyeho y'uwitwa Dawuda, yavuze ko hari umuntu waje mu ndorerwamo avugana n'abagize umuryango we, kandi uwo muntu ibyo yababwiye byari ukuri, kandi babikoresheje ibintu byagenze neza. Reka duherere kuri bamwe bakoresha iyi myuka bitwa abapfumu cyangwa abashitsi. Ubundi buryo Satani akoresha mu kuyobya abantu ni ubupfumu, ndetse no gukoresha ibindi bintu bisa nkaho ari by'amayobera. Umupfumu ni umuntu ushobora kwakira ubutumwa buva ahantu ho mu buryo bw'umwuka, mu buryo butaziguye.
umubare munini w'abantu hakubiyemo n'abapfumu ubwabo bizera ko ubu butumwa buva ku myuka y'abantu bapfuye, ariko nk'uko twabibonye muri Bibiliya ibyo ntibishoboka. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5, wa 6 n'uwa 10. None se ninde ubwo butumwa buturukaho? Ni abadayimoni ubwabo? Bikomoka he? Mu buryo butaziguye, yego rwose ni abadayimoni ubwabo na Satani. Abadayimoni bashobora gukurikirana ubuzima bwawe ukiri muzima, barabizi. Ibaze wowe umaze imyaka 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, niba uri kunyumva muri iki kiganiro. None ko bazi na sogokuru wawe w'ibinyejana 10 wowe utazi, abo basobanukiye byose kandi ni abahanga, wibuke ko ari abamarayika, ibiremwa byo mu ijuru. Pawulo aravuga ngo ntabwo dukinana n'abantu bafite inyama n'amaraso, ahubwo dukinana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Birumvikana ko basobanukiye ibyo byose bashobora kwihindura mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo bayobye abantu. Ubwo rero baba bazi uburyo yabayeho akiri muzima. Reka turebere hamwe igitekerezo kimwe cy'ibyabaye kidufasha gusobanukirwa neza ibi mu buryo buziguye. Turarebera hamwe mu gitabo cya Samweli igice cya mbere, mu gitabo cy'urwa mbere rwa Samweli igice cya 28, duhere ku murongo wa 3. Reka nkoreshe Bibiliya yera. Mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 28 umurongo wa 3. Ariko Samweli yari yarapfuye, Abisirayeli bose baramuririra, baramuhamba mu mudugudu w'i Rama, kandi Sawuli yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Abashitsi, abantu bashika. Tugiye kurebera hamwe igitekerezo cy'uburyo Sawuli yagiye gushikisha Samweli. Noneho tubonye Sawuli yari umwami, mwibuke Sawuli ni umwami wa Isirayeli. Nanone Samweli yari umutambyi mukuru muri Isirayeli. Urumva ko noneho bagiye gukoresha umuntu w'iyobokamana cyangwa umuntu w'Imana akorana n'undi muntu ufite amateka nayo tuzi. Tugeze ku murongo wa 4. Bukeye Abafilisitiya baratera, baraza bagera i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerera i Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli aherako agisha Imana inama, Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba abahanuzi. Sawuli aherako abwira abagaragu be ati, nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Ibi nanone biratwumvisha ikindi kintu gikomeye cyane. Kuva na kera abo bantu bakoresha izi mbaraga zidasanzwe bahozeho, kuko Sawuli nawe yari abizi ndetse yari yaranabaciye. Birumvikana rero ko abo bantu bahoraho kandi bazwi. Ariko ikintu kibigiye kutwereka, nibiye kutwereka se koko abantu bapfuye bongera kubaho? None se niba batongera kubaho, aba bazimu tubona cyangwa abantu bavugana n'abapfuye bakavuga ko ari abapfuye babaho, baba ari bantu ki? Ese bigamije ikibi? Turakomeza ku murongo wa 7. Sawuli aherako abwira abagaragu ati, nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu we baramusubiza bati, hari umushitsikazi muri Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo be 2 bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze nshikiriza umwuka uguhanzeho, unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi ko Sawuli yakoze ibyo yakoze, ko uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashyitsi akabica mu gihugu? Ni iki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Ku murongo wa 10, Sawuli amurahira Uwiteka ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo ntuzagihanirwa. Umugore aramubaza ati, nkuzurire nde? Urumva rero aba bantu bakorana n'iby'imyuka y'ubupfumu bafite n'ubushobozi bwo kuzura.
umugore w'umushitsikazi wo kuri Endori yaramubwiye ati nkuzurire nde? Niba umuntu afite ubushobozi bwo kuzura mu bijyanye n'ibi bintu by'imyuka, birumvikana ko afite imbaraga zo mu buryo bw'umwuka akorana nazo zikamwereka ibidasanzwe. Nibyo turaza no kureba. Ese koko uyu mushitsikazi yabashije kuzura umuntu? Yamuzuye ate? Niba koko umwuka w'umuntu urangira ugasubira mu biganza by'Imana, wa mugani se agiye kumuzura ate? Umurongo wa 11, uwo mugore aramubaza ati nkuzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshyeye iki kandi ari wowe Sawuli? Umbeshyeye iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli amubaza ati arasate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Birakomeye. Samweli arazutse kandi ashikishijwe n'umushitsikazi wa Andori. Nuko Samweli abaza Sawuli ati ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Ikibazo gikomeye cyane. Ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Abadayimoni basobanukiwe ukuri kw'ibintu. Nimba muzamuye yarari munsi, amukuye mu bundi buturo bwe. Nibyo biba ku bantu. Fakte zigaragara. Abakoresha ibyerekeye no gukoresha wenda ibi bintu byo gukoresha amarozi cyangwa se gukoresha uburyo busa nko kuba bagarura abantu bakabahuza n'abakiriho, bakoresha uburyo bw'uko ushobora guhuza n'umuntu mukaganira ibiganiro byanyu. Kimwe na rya koranabuhanga nakubwiye rya VR, virtual reality, ubaha amashusho y'umuntu wawe, ijwi yavugaga ndetse n'ibindi. Bo bakagukorera umuntu umeze utyo akajyaza muri ubwo buryo, ku buryo umubaza n'ibibazo nk'uko nimba ukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano nka ChatGPT cyangwa DeepSeek cyangwa se Gemini, uburyo ribaza ya chatbot ikajya igusubiza ibibazo bisa nk'ibidakebakeba, nabo babiha wa muntu baremye w'umuremano akaguha ibi. Nibyo Satani akoresha rero mu isi y'imyuka idasanzwe. Ahubwo umva ikibazo Samweli amubajije, ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko Abafilisitiya bandwanye, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo insubiza, ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo cyatumye nguhamagara ngo unsobanurire icyo nkwiye gukora. Ku murongo wa 16, Samweli aravuga ati ubimbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri njye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi. Reka turebe, ese Samweli w'umuzurano, wa wundi uvuye hahandi ngo bamukuye, atangiye noneho no kugira inama Sawuli. Kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bameleki, nicyo cyatumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya, kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isirayeli mu Bafilisitiya. Ikintu gikomeye cyane, we n'abahungu bawe muzansanga. Noneho ikintu gikomeye cyane uyu Samweli w'umuzurano avuze, ejo ngo muzansanga, kandi ibintu yavuze byari ukuri. Byagenze nyuma koko Sawuli yaje gupfa, yahise apfa. Nyuma yaho byakurikiyeho intambara yaragoranye cyane nk'ejo, nk'uko iyo ukomeje gusoma icyo gitekerezo. Ndetse Yonatani n'abahungu bandi ba Sawuli bose baratera, biragora cyane, bahuye n'Abafilisitiya, birangira intambara igoranye cyane. Bamaze kubica, Sawuli ngo abona ko ashumirijwe,
agiye kwicwa kuko bari bagiye kumufata bamugezeho neza, abwira umusore bari bari kumwe ngo amufashe amushite icumu amwice ngo ataza kwicwa n'abatarakebwe. Birangiye uwo mugabo nawe atinye kubikora ko yumvaga atakwica umuntu wasizwe amavuta wari umwami, ahubwo birangira Sawuli abyikoreye yishika icumu nyine mu gatuza, arangije ubwo nyine ariyica. Wa muntu bari bari kumwe nawe bari basigaranye basa nk'abiruka, abona ko birangiye nawe yishikamo icumu arapfa. Igitangaje rero ni uko uyu muntu w'umuzimu uzutse arimo agira inama Sawuli. Uwo mwanya Sawuli aherako yikubita hasi indabya yubamye, kuko akuwe umutima cyane n'ibyo Samweli amubwiye, acika intege kuko yari yiriwe ubusa kandi akaburara. Hanyuma uwo mugore asanga Sawuli, abona ko yashoboye cyane, aramubwira ati, dore umuja wawe nakumviye mparamagara numvira amagambo mbwiye, none ndakwingize nawe wumvire umuja wawe, unyemerere ngufungurire urye, kugira ngo nugenda ubone intege. Reka turekera iki gitekerezo. Twashaka kureba igitekerezo cya Sawuli ajya gushikisha, cyabonekaga mu rwa kabiri mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 28 guhera ku murongo wa 3. Noneho hano rero tubonye inkuru ikomeye cyane. Iyi nkuru ikomeye cyane noneho iragaragaza yuko noneho Sawuli agenekereje, cyangwa se Sawuli avuganye n'umuntu wapfuye. Ibi nanone kuri babandi babivuga bashobora kwereka yuko abantu bapfuye bashobora kuganira n'abantu bakiriho. Ariko iyi ni imigani y'ibinyoma nk'uko bigaragara. Se koko ibyo koko bigaragaza ko Samweli ari we waruje, cyangwa abadayimoni biganye neza imimerere ya Samweli bavuga n'ijwi rye? Ibi rero nimba Samweli yariganywe akaza ndetse akavuga ibintu bizabaho, biragaragaza ubushobozi n'ubuhanga abadayimoni nabo bafite. Ndetse mu rwa mbere rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa 9 bagaragaza yuko ubwo Satani yarwaniraga intumbi ya Mose na marayika Mikayeli yaramubwiye ngo Uwiteka Imana iguhane. Ibi bishatse kuvuga ko uko biri kose abadayimoni bafite imbaraga, ndetse tutisunze imbaraga z'Imana ntidushobora kubafumbura cyangwa ngo tubarwanye tubatsinde. Birumvikana rero kubeshya abantu bavuga yuko bazanye abantu bakabitira n'abakiriho, ni ubundi busobanuro bwo gutuma abantu bajya mu bintu bisa nk'ibidasobanutse, bakumva ya nyigisho itariho yuko abantu badapfa, ndetse na bya bindi baheraho batera abandi bantu ubwoba, ndetse mu buryo bumwe cyangwa ubundi buryo Satani yifashisha ni ugukwirakwiza ikinyoma ku bihereranye n'ubupfu, imigani y'ibinyoma. Bene imigani nk'iyo iyobya abantu benshi. Ndetse Pawulo yabwiye umuvandimwe we cyangwa umwana we yigishaga iby'iyobokamana witwaga Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 4 mu rwa 2 rwaho, ati wirinde iyo migani kuko idahuje n'ukuri. Wumvishe imigani myinshi ivuga ibijyanye n'ibyo iby'abantu runaka bashobora gufasha abandi, ndetse bakabafasha abo bantu batakiriho. Muri Afurika hari imigani myinshi ivuga iby'abantu baba bariho ariko nyuma baho bakaza gupfa. Ibyo bintu bisa n'ibiboneka kandi bibaho, bihuje n'ubwenge bw'uburyo abantu benshi batekereza yuko abantu iyo bapfuye bakomeza kubaho. None se koko iyo abantu bapfuye bakomeza kubaho, bakajya bagirana ubushuti n'abantu bariho, wenda bakagirana ubushuti n'abantu bo mu miryango yabo, ndetse bakabitaho, ndetse bakabagenda babitaho? Hari inkuru imwe ivuga y'umuntu, inkuru imwe ikomeye cyane ivuga iby'umubwiriza umwe cyangwa umuntu runaka warimo akorera mu kirori runaka, ngo hashize igihe kirekire hari umuntu uri kubiruka inyuma cyane, ngo arangije abwira undi muntu bari kumwe muri abo basore barimo babwiriza, ngo amubwira yuko ngo amubonye ngo asa n'umuvandimwe we warapfuye, wari umaze iminsi apfuye. Undi we yamubwiye ko atari uwiyo, ndetse atakomoka muri ako gace, atari nawe. Undi akomeza kumwemeza ko ari we, ndetse yamubonye hari n'ibizibiti runaka bigaragaza yuko ari we. Ibyo bintu byatumye uwo musore amubwira ati, nakwereka ibyangombwa n'ibindi byose bigaragaza ko ngewe atari njye. Ariko ngo uwo mugabo yanze kubyemera. Bihereye kuri iki gitekerezo, tekereza imimerere y'uko uwo mugabo yafashe iyo nkuru n'uko yagiye ayivuga. Ikigaragara cyo ni uko abadayimoni bakomeza gushuka abantu kugira ngo base nk'aho bumva yuko iyo myuka ikomeza kubaho, ariko ntabwo iyo myuka ikomeza kubaho. Nta nubwo abantu bapfa ngo bagume imyuka yabo iguma ahandi hantu,
ahubwo ni abadayimoni bigana ibikorwa by'abo bantu. nta gushidikanya ko rwose ibyo bintu tubiboneye igisubizo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko hari ikindi kibazo dushobora kuvuga, ko hari igihe rimwe na rimwe abadayimoni bafasha abantu cyangwa bakababwira ibintu bisa nk'ukuri. Uku ni ukuri, abadayimoni ubundi ni ababeshyi, ni abantu babi, kuko ari imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru kandi yatsinzwe iri kumwe na Satani. Byashoboka ko se rimwe na rimwe ibabwira ibintu by'ukuri. Iki nacyo gishobora kuba ari ikintu abantu bashobora gutekerezaho. Niba abantu bashobora kugufasha ibintu byiza, bakaguha ibyiza, byakumvikana ko ari abantu babi. Hari ikintu tugiye kurebera hano muri iyi nkuru yindi. Umukobwa umwe witwa Marlene wabaga mu gihugu kimwe cyo muri Afurika y'Uburengerazuba nka Benin, yahoraga yumva ijwi ngo ry'umubyeyi we, by'umwihariko nyirakuru babanaga, ahora amuhamagara kandi akamutera ubwoba. Ibi bintu byaramugoraga cyane kubishyikira ndetse bikabimuza umutekano, ariko ngo byaramujahaje ndetse rimwe na rimwe bimutera ibibazo. Ngaho rero, none se niba koko abapfuye bongera kubaho kandi bakaba bakunda abantu babo, kuki babateza ibyago bakanabajujubya? Oya rwose, ibi byose bikomoka ku mubi. Ariko nanone hari ikibazo twari twibajije, kuki hari abafasha abandi bikagenda neza? Urugero, hari umukobwa witwa Gapsi wo muri Sierra Leone, yari arwaye maze ngo nijoro aza kurota. Uyu Gapsi yarose inzozi ziteye ubwoba, ariko nanone zirimo ibyiringiro. Ngo yaje kurota mu nzozi, nuko ngo noneho arangije ngo abona ngo umuntu wo mu muryango umwe, arangije ngo aramubwira ku ndwara yari arwaye, yari amaze iminsi ngo yararwaye, yarabuze abantu babimuvura ndetse no kwa muganga byaragoranye. Ngo yaragiye amwereka ahantu runaka mu ishyamba hari igiti, ngo yasoromyeho, ngo asoromaho ikibabi, arangije ngo arakimuha, ngo narangiza kukirya cyangwa kukinywa, uwo mukobwa araza gukira. Mu gihe yabyukaga mu gitondo koko yumva afite imbaraga nkeya, yarihanganye, arangije ajya muri rya shyamba ahantu hahuje n'ibitekerezo by'ibyo yarose mu nzozi koko za wa mukurambere we. Arangije ngo aragenda asoroma cya kibabi arakinywa. Amaze kukinywa, amaze kubigenza uko uwo muntu yari yamubwiye, yahise akira. Undi mugore we yavuze ko umugabo yigeze kumubonekera ijoro rimwe nyuma yo gupfa kwe, yavuze ko yasaga neza cyane kandi ko yasaga n'umucyo, arabagirana cyane. Ngo bagiranye ikiganiro gishishikaje kandi ngo biramushimisha cyane. Ibi nanone bishobora kuduha indi sura y'abadayimoni n'uburyo bashobora kwihindura. Ubutumwa nk'ubwo, kimwe n'ububoneka hirya no hino ku isi, hari igihe bisa naho bigaragara ko ari byiza, ariko abadayimoni ntabwo baba bafasha abantu ashwida. Ndetse ubwo butumwa kenshi hari abantu bashobora kubitekereza ko buturutse ku Mana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimba ubutumwa budahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo buhure no gusenga ndetse buhure n'uburyo bw'imbaraga y'Imana ikora, si ngombwa gukoresha rero imyuka mibi ndetse n'ibindi bintu biteye ubwoba kugira ngo ubone ibyiza. Ahubwo abadayimoni bafite ubundi buryo bashobora gukoresha, bagasa n'abigize beza kugira ngo hari bireherezeho umuntu. Rimwe na rimwe ushobora kubitiranya n'abantu beza cyangwa n'ibikorwa byiza kugira ngo bakwireherezeho maze bazakugira imbata. Ariko se haba abadayimoni beza? Oya, nubwo rimwe na rimwe berekana ko bashaka kudufasha, ubundi bose ni babi. Igihe umwanzi yavuganaga na Eva, yasaga n'inshuti ye mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1. Ariko se amaze kumvikana nawe ndetse akamara kumubwira ko no gupfa azapfa ndetse ko agomba kurya kuri rwa rubuto, ibintu byagenze neza? Tekereza ikiganiro cyiza cy'umuntu ushaka gutuma umera nk'Imana, ukagira ubwenge ndetse ukarya ku giti kigaragaza icyiza n'ikibi. Icyo kiganiro cyari hagati ya Eva na Satani mbere. Ariko tekereza uburyo ibintu byagoranye, bakabona bambaye ubusa ndetse Adamu bikamurenga, ndetse n'uburyo umunsi wa nyuma wageze Eva agapfa. Byari bibabaje cyane. Uko byagenda kose, kuba inshuti n'abadayimoni ndetse no kumva ko hari ibyo badufasha ariko kugira ngo bigende neza birangira nabi mu marira. Umugani wo muri Afurika uvuga ngo amenyo yera umutima wirabura. Uko byagenda kose, bashobora kuba nk'abasa nk'ababandi buba wa muntu uterera uduhungure mu muryango kugira ngo inkoko idutoragure yumva ko uyikunze, gusa kugira ngo yinjire mu muryango nurangiza ukinge, uyifate, uyibage.
uko niko rero abadayimoni kenshi bakora. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Aho ni mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 14. Imana ntabwo yashishikazwa no kuvugana n'abantu bayo ibinyujije mu bintu bisa nk'ibiteye ubwoba n'imyuka mibi. Ifite uburyo bw'uburyo runaka bwiza ivugana nabo, kandi mu buryo buziguye Imana ivugana n'abantu bayo biturutse mu ijambo ryayo. Uku kuri rero kudakebakeba ni uko Imana yifuza ko abantu bayo babaho neza, kandi bakizera ko imyuka y'abapfuye atari uburyo bw'inyigisho y'ukuri, ahubwo ari uburyo Satani ari gukoresha kugira ngo yihereze abantu. Ibintu bisa n'ibikuvuga ibi by'imyuka y'abapfuye, imbaraga zidasanzwe, kandi bigahuzwa n'abantu babayeho ku isi, bisa n'ibiri kurema inyigisho z'ubudapfa. Amatorero menshi yigisha ibisa n'ibyo kugira ngo areherereze abantu urujijo no kuzatuma basa n'abagwa muri ka kobo ko kujya mu nyigisho z'urudubi mbi z'abadayimoni. Niba umaze gusobanukirwa n'icyigisho cy'uyu munsi, saba Imana kugira ngo igusobanurire ukuri nyako k'ukuri kugaragaza icyo Bibiliya yigisha. Ikindi ushobora kwegera itorero yigisha ukuri rikwegereye bakagusobanurira ibiruseho. Ikindi tangira gusoma Bibiliya ushishikaye kandi ushize umutima wawe ku biri hejuru kurenza ibindi byose. Saba Imana kugira ngo ikurinde imyuka mibi y'abadayimoni, kandi mu gihe uri kumwe n'Imana ushikamye rwose, utagendera mu myuka mibi y'abadayimoni, udafite ibirango byayo, udafite aho uhuriye nabyo, udafite uburyo uyitezeho amakiriro, Imana izakuba hafi kandi ifite imbaraga zirenze iz'abadayimoni. Reka dusengere isengesho risoza. Uhoraho Nyagasani, Yehova Mana ikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko twitaho mu mimerere iyo ari yo yose. Turiho, tubaho, mu mibereho igoye utuba hafi, mu byishimo, mu mubabaro utuba hafi, ndetse no kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Inyigisho mbi ni uko hari imimerere y'ubundi buzima ngo hari bubaho nyuma yo gupfa, ariko ukuri kwawe gusobanura yuko iyo dupfuye biba birangiye, ahubwo dutegereza umuzuko. Uwo muzuko rero nibwo tuzabona abacu twabuze, kandi tuzaba tugiye kwinjira mu buzima bw'akataraboneka bwa paradizo nshya, aho tutazongera gupfa. Dusobanura gupfa nk'ikibazo cy'ibyaha twakoze, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Turagushimiye ko watwitayeho kandi uduha imbaraga yo gukomeza kuba mu isi, kabone nubwo twaduhura n'ibihutaza n'inyigisho z'urudubi. Udusobanurira ukuri uhereye ku ijambo ryawe wohereje ry'Umwuka Wera, ari ryo Bibiliya yera. Dusobanurire ibiruseho, kandi uduhe umutima ukwegereye, umutima ugutezeho amakiriro. Tukuburireho ibitekerezo byacu, dukuremo imitima ikomeye nk'amabuye, udushyiremo umutima wawe wera, kandi uduhindure tube abana bawe by'ukuri. Tuyobore mu nzira yawe y'ukuri, kandi udusobanurire iby'ubwiru uduhe kugira ngo tube abana bawe by'ukuri. Fasha buri wese wumvaga iki kiganiro kandi umurinde ibyo ushaka, ibyo ubona byaduhesha ubugingo, tukazabana mu iby'iteka ryose kuri wa munsi tutazongera gutaka urupfu. Aba ari byo duhera ubuntu, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Umwami n'Umucunguzi wacu, amina. Ndagushimiye muvandimwe wakoze subscribe kuri uyu murongo. Reka rero ngushimire kandi usobanukirwe ukuri impamo kw'icyo Bibiliya itubwira. Ndishimwe Josue Marie Pasi, gira impagarike n'ubugingo, ugira Imana n'amafaranga.